nawe Imana iri kugutuma muri abo bantu mubana, muri iyo karitsiye ubamo, muri ako kazi ukora, aho hantu wirirwa, aho ku ishuri uri, Imana iri kugutuma kugira ngo ubwirize abatarakizwa ubutumwa bwiza, ubwirize abari mu byaha ubutumwa bwiza, ubwirize abatazi ijambo ry'Imana, ubwirize abatanye bakajya mu nzira Imana itishimira, ubabwirize ubutumwa bwiza. Nta kindi Imana irimo irasaba njyewe nawe mu gihe gisa nk'iki, mu gihe tugezemo, ni igihe isi ikennye ijambo ry'Imana cyane. Ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye mu muhamagaro wawe, ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye mu murimo w'Imana ukora, ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye muri ubwo bucuruzi bwawe, ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye muri ako kazi uri gukora, ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye mu bintu byose ukora bya buri munsi, izaguha ikimenyetso. Ayo maraso n'aya Yesu, cya kiganza nacyo nige, wa mutima w'imbabazi nyinshi nawo, Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane bavandimwe, mahoro y'Imana abane namwe, kandi imigisha y'Uwiteka irushaho kuba mu ruhande rwanyu. Ni iby'igiciro kandi ni umunezero mwinshi kuri twebwe kuba tugikomeje kurindwa n'Imana, Imana ikiri mu ruhande rwacu kugeza aya masaha. Ntago ari ibyo kumenyera, ahubwo ni ibyo gushimira Imana umunsi ku wundi, uko bwije uko bukeye. Ni umunezero rero mwinshi mu mitima yacu kuba Imana ikiri mu ruhande rwacu. Uyu munsi cyangwa se umunsi nk'uyu nguyu, hari ijambo, hari icyo umwuka yagambiriye kuganira n'imitima yacu. Icyo ngicyo rero nicyo tugiye kuganira mu mwanya nk'uyu nguyu w'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ngusabe wowe ufunguye iyo video uze kuyirangiza, kuko hari icyo Imana iri buvugane nawe mu mwanya nk'uyu nguyu w'ijambo ry'Imana. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana inyuranye ibihe, uri Imana ibasha kwimura umubabaro mu mutima w'umuntu ugashiramo umunezero, uri Imana ibasha kwimura agahinda, kwimura ibihe by'ibibazo, ugatanga ibihe byo guhemburwa mu buzima bw'umuntu. Ni umunezero mwinshi kukugira mu mitima yacu Mwuka Wera. Turakuraritse kugira ngo uzubane natwe, turaheza imbaraga zose mbi z'umwanzi Satani mu mwanya nk'uyu nguyu w'ijambo ryawe. Reka ibitavuga izina ryawe byose bicecekere ahera hawe. Turakwinginze kugira ngo kwera kwawe ariko kuganza imitima yacu inyotewe kumva icyo uvugana natwe. Data mwiza, rero turakwinginze kugira ngo uzubane natwe, uganirize imitima yacu cyane, uhembure ubugingo bwacu, uhembure umuntu w'imbere wacu. Nibyo Data mwiza twifuza, nibyo Data mwiza tunyotewe. Ndakwinginze kugira ngo ukingure amatwi y'umwuka kugira ngo tubashe kumva icyo uvugana n'imitima yacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite teme Mwuka yaduhaye ivuga ngo unyereke ikimenyetso. Niyo teme tugiye kuganiraho. Unyereke ikimenyetso. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice byaho 3 n'umurongo waho wa 9. Kuva ibice 3 n'umurongo wa 9. Kuva ibice 3 n'umurongo wa 9.
hari ijambo ritubwiye ngo nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? 12 iramusubiza iti, ni ukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari njye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa, mugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Dusome nanone igice cyawo cya 4 kuva, turasoma umurongo wa 2. Hari ijambo ritubwiye ngo, Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkoni. Amen. Indi mirongo turaza kugenda tuyiganira, ariko ndagira ngo mbanze mvuge kuri ino verse Imana ituma Mose. Imana imutuma ntago yari irebeye wenda kuko afite ubushobozi buhambaye. Bibiliya iratubwira ngo Mose ntago yari azi kuvuga neza, yaradidimangaga, ariko kubw'umugambi w'Imana wari umuriho, kubw'ubushobozi bw'Imana, Imana yari yaramushizemo bwo kuzakura ubwoko bw'Imana muri Egiputa akabugeza mu gihugu cy'amasezerano. Imana imukoresha ibikomeye, Imana imuyoboza ineza yayo. Twasomye ijambo riratubwira ngo ikizakubera ikimenyetso nuko uzakura ubwo bwoko muri icyo gihugu ukabugeza mu gihugu nategekeye yuko buzabamo. Reka nkubwire mwene data, ushobora kuba uri mu bihe byo kwisuzugura, ushobora kuba uri mu bihe byo kwibaza umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe, ushobora kuba uri mu bihe byo gukekeranya ukavuga ati ese Imana yamamagaye ko itari kunshyigikira. Reka nkubwire, Imana imanutse kugushyigikira, Imana imanutse kuguha amaboko, Imana imanutse kuguha sapoti. Igihe Imana yahamagaraga Mose ntabwo yamuhamagaye wenyine cyangwa se ntabwo yamwohereje wenyine. Nusoma muri bino bice bikurikira ngo Imana yamuhaye Aroni mwene se kugira ngo babane, kugira ngo bagendane urwo rugendo, rwo guhangara Farawo, rwo gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Nawe Imana iri kugutuma muri abo bantu mubana, muri iyo karitsiye ubamo, muri ako kazi ukora, aho hantu wirirwa, aho ku ishuri uri, Imana iri kugutuma kugira ngo ubwirize abatarakizwa ubutumwa bwiza, ubwirize abari mu byaha ubutumwa bwiza, ubwirize abatazi ijambo ry'Imana, ubwirize abatanye bakajya mu nzira Imana itishimira, ubabwirize ubutumwa bwiza. Nta kindi Imana irimo irasaba njyewe nawe mu gihe gisa nk'iki, mu gihe tugezemo, ni igihe isi ikennye ijambo ry'Imana cyane, ni igihe isi ikennye ijambo riva mu kanwa k'Imana. Ndeka nkubwire, umuntu wese ashobora kuba umukozi w'Imana. Ndagira nkubwire, wemeye hari ikintu bita guhamagarwa, ibyo cyo ni ikintu kijya ku ruhande, ariko wemeye kuba igikoresho cy'Imana, nawe Imana yagukoresha. Si ngombwa ngo uze kuri mikoro ubwirize, ushobora no gukora neza mu buzima ubayemo ukabwiriza utigeze
unafata bibiliya ngo ubwirize umuntu. Ineza yawe niyo izazana Yesu mu buzima ubayemo. Ineza uzakorera bagenzi bawe, ineza uzakorera abakuzi, ineza ubufasha utanga mu bandi, ibyo nabyo bishobora kubwiriza ubutumwa bwiza mu batazi ijambo ry'Imana. Ushobora guhembura abantu benshi bitewe n'uko witwara. Umuntu ashobora kukwigiraho bitewe n'uko witwara muri sosiyete. Ni igihe rero cyari kigeze kugira ngo duhaguruke tuvuge ijambo ry'Imana, twere imbuto z'abana b'Imana. Amen. Turi kuganira ijambo rivuga ngo unyereke ikimenyetso. Hari ikimenyetso Uwiteka dukeneye kumusaba mu buzima tubayemo. Iyo dusomye mu Bacamanza ibice byaho 6 ku murongo wa 36 kumanuka, hari inkuru z'umugabo witwa Gideyoni. Gideyoni ngo Imana yari yamutumye ku bwoko bwayo gukiza ubwoko bwayo amaboko y'Abamidiyani, ariko Gideyoni arisuzugura, abanza gusaba Imana ikimenyetso. Imana ngo iramubwira iti ngaho nsaba ikimenyetso. Gideyoni abwira Imana, arayibwira ati Imana ngo ninsanga urume cyangwa se urume rwatonze ahandi rutatonze, reka dusome iyo nkuru. Ni mu Bacamanza ibice byaho 6 umurongo wa 36. Gideyoni abwira Imana ati niba uzashyigikira Abisirayeli ukuboko kwanjye nk'uko wavuze, dore ngiye kurambika ubwoya bw'intama, n'ubwoya bw'intama, dore ngiye kurambika ubwoya bw'intama ku mbuga, ninsanga ikime gitonze ku bwoya gusa, ahandi hose habukikije humye, nzamenyeraho yuko ushaka gukirisha Abisirayeli ukuboko kwanjye nk'uko wavuze. Nuko niba biba bityo Gideyoni azindutse mu gitondo kare, asanga bwanese, arabukamura, avanamo amazi y'ikime yuzura imbehe. Gideyoni arongera abwira Imana ati ntundakarire, mvuge rimwe gusa, ndakwinginze nongere ngeragereshe ubwoya, noneho ubutaka bwose buneteshwe n'ikime, ariko ubwoya aba ari bwo busigara bwumye. Nuko Imana ibigenza ityo. Muri iryo joro ubwoya bwonyine burakakara, ubutaka bwose buratoha. Kubw'umugambi Imana yari imufiteho, ibimenyetso byose yayisabye Imana yarabikoze. Ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye mu muhamagaro wawe. Ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye mu murimo w'Imana ukora. Ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye muri ubwo bucuruzi bwawe. Ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye muri ako kazi uri gukora. Ikimenyetso kizakwereka yuko Imana igushyigikiye mu bintu byose ukora bya buri munsi, izaguha ikimenyetso. Ikimenyetso ishobora kuguha ikimenyetso cy'uko ikurinze, ikakurinda wenda impanuka, ikakurinda guseba, ikakurinda kwandagara, ikabana nawe, ikaba mu ruhande rwawe, ikabana nawe, ikaba mu ruhande rwawe. Nta kindi cyatumwe Imana itoranya Mose, nta kindi cyatumye Imana yemera guha ikimenyetso Gideyoni, ni kubw'icyo yari yamubonyemo yuko ashobora gukura ubwoko bw'Imana mu maboko y'Abamidiyani. Mwene data, ese mu muhamagaro ufite, ese mu kazi ukora ka buri munsi, ubayeho ubuzima bunezeza Imana? Nicyo Imana irimo iragusaba, nicyo Imana irimo irakwifuriza. Gideyoni yasabye ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nawe, Imana irakimuha. Ushobora gusaba ikimenyetso iyo uri inshuti y'Imana, uganira n'Imana, ukavuga uti Imana, niba unyishimiye
ndakwinginze aka kazi ndi gusaba ukame. Niba unyishimiye reka iki kintu ndimo ndagusaba ugikore. Imana iragikora. Wari ubizi? Imana ishobora gukora ibyo utayisabye, ariko hari n'ibyo ushobora kuyisaba ikabikora. Turi kumwe? Iyo dusomye muri Zaburi ya 86 umurongo wa 17, hari ijambo rivuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, ngo kugira ngo abanyanga bakirebe, ngo maze bamware, ngo kubera yuko Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Iyi ni Zaburi ya Dawidi mu buzima yabayeho ari umurwanyi, yabayeho afite abanzi, ariko Imana imwishimira. Ntago byaba bitangaje yuko ufite abanzi, ntago byaba bitangaje yuko ufite abatakwifuriza ineza, ntago byaba bitangaje yuko ufite abatakwifuriza icyiza, ahubwo wowe uzaharanire kwishimirwa n'Imana, uzaharanire kubaho ubuzima bunezeza Imana, ibindi ubyihorere. Imana niba ikwishimiye, niko Yosuwa na Kalebu bavuze, baravuga ngo niba Imana itwishimiye icyo gihugu tuzagikandagiramo, ngo kandi niba Imana iri mu ruhande rwacu abo tuzabarya nk'imitsima. Reka nkubwire, ntukite ku muntu wakuvuze nabi, ntukite ku muntu wahinyuje ukuri kwawe, ntukite ku muntu wavuze yuko ntacyo uzigezaho, ntukite ku magambo ariyo yose umuntu yakwaturiraho, ahubwo uzajye uzirikana icyo Imana iri kuvuga ku buzima bwawe. Imana iyo ikinguye ntawakinga, Imana iyo itanze amahoro ntawatera amahane. Reka nkubwire, Imana iyo iguhaye umugisha nta muntu wawukwambura. Wari ubizi neza? Imana yakinguye amarembo nta muntu wayakinga. Niko yabwiye Kuro, iramubwira ati dore amarembo yawe nazugarirwa, ngo kandi ibihindizo by'ibyuma dore mbiciyemo kabiri. Amen. Ibihindizo by'ibyuma dore mbiciyemo kabiri. Ibyo bikuri imbere Imana ije kubikuraho. Ibyo bikuraje amajoro udasinzira, ibyo bitumye urara wibaza amaherezo yabyo, Imana ije kubishiraho iherezo. Unyereke ikimenyetso. Gideyoni yasabye ikimenyetso, Mose yasabye ikimenyetso, Dawidi yasabye ikimenyetso. Natwe Imana iduha ikimenyetso mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza. Tugushimiye imvugo yawe nziza Papa, tugushimiye impumeko yawe, tugushimiye kubw'amagambo meza, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro, turakwinginze kugira ngo umanukire kuduha ikimenyetso, umanukire kuduha ikimenyetso cy'ibyiza. Niko Dawidi yavuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe maze bamware, ngo kuko Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Ndakwinginze umugisha umuvandimwe, umuhe umugisha mu byo akora byose, umuhe umugisha mu byo acamo byose. Ineza yawe ibane nawe, ineza yawe ibane n'umuryango we, ineza yawe ibane nawe muri proje zose, ineza yawe imushyigikire, ineza yawe uburinzi bwawe bumugote. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, icyo wamuvuzeho azakirebesha amaso, ibiruta byose musabiye ubugingo bw'iteka, ubwo twese duharanira uko bukeye uko bwije. Amen.